Yo black away man, hip hop wakoze ni EFB yanjye. Umbabaza umusubiza bukantu uzagaruke hano urebona mu papa akumbara icyo kibazo. Uyizane hip hop wakoze hano tuyumve muri studio. Numva noneho hari n'abandi baraperi benshi cyane tugiye kubaza nuko twagiye tuguhereza for so long. Numva nta hip hop n'umunsi wari nta n'ingoma n'imufite ya hip hop wigeze ukora. Yo bro. Hip hop ngo twari haraniye wowe nande sipaye haraniye nande gufarya. Reka mubwire hip hop nakoze. Yego. Indirimbo yitwa ntaho tuzaca. Iyo ni ya mbere. Hip hop is my life. Nyine yari ukuntu. Yego. Ujyanye n'ibyo yavuze se. Cyangwa se sobanukirwa n'indirimbo nakoranye na Pifla. Yego. Nziza. Kwavuga ko na hip hop wakoze ari we ubwo ubwo rero ntabwo twari turi kuyikora. Uwo mwayikoranye yavuze ko na hip hop wakoze. Ubwo ntabwo twari turi kuyikora. Iyi ni iyo muri Salax Award. Ndi nta hip hop nkora. Ndabizi so ngo abantu bagwaye abandi bo bite byabo. Bagwaye abandi z'ibintu udakora. Ikibazo. Salax Award. Basise bo bari nomina abo bayikora. Edition ya 5. Abo bari nomina. Aba nkubeshye. Iyi ni edition ya 5 watwaye. Sinzi nimba hip hop ari ukunywa ibindi bintu. Ibyo ntago nabanyikora kabisa. Niba ari ukunywa. Urumva? Best hip hop artist. Edition ya 5. Ntayo nkora. Wabagwaye ibiro bafite ikibazo. Ubwo se ari abangaba nabari kuvuga ibyo bintu bafite ikibazo wabanje gukajana. Okay, ahubwo wowe umvisha ufite ikibazo ari. Abagwaye award ya best hip hop artist. Ufite ikibazo ni njyewe. Ariko Double G ni umuntu wagiye afasha mu bintu bigendanye. Nubwo ngo yize kunyuzamo inshi ariko ibyo byararangiye. Umunyeshuri nta kubitwa. Umunyeshuri arakubitwa. Yego. Ari umuraperi mufitanye beef. Nawe. Na negiji byararangiye. Munagira na beef na negiji. Tujye tuvugisha. Wabonye radio utayishobora bivamo. Oje namwe mujye mu mwana rizamu tekereza. Ubu nawe ngiye kugira na beef. Byagiye tuzanebe birangiye bite nabera. Mwakwemerera. Byangiye biretse. Yewe ntago nkunda beef man. Ubuzima bwanjye nkunda kubaho nimereye neza. Bya beef bagiye babijyaniye. Akaba raperi ngo niyo kari cyabwo yabo. Sho kubutara umuraperi koko. Sindiwe. Umutinganye. Ariko ngo no biriyongera. Mu gitondo mubyutse mukumva ngo Dora Magi. N'umu boyfriend. Yego. Ko bitavugitse. Wa ntago bivugitse. Jandi umupepi. Akamina waracinyagora. Wana ngo kamaje. Uyu muntu waba yaneretse yaba yahiye. Kubera iki? Ntago wamuhakeya. Akwamugana rero bitavugitse rero amajingo ari. Azo wamugana. Jandi pepi. Abuze wazo ibiganiro mu bikure mu mani. Inzoga ni baby. Inzoga ni amajini baby. Aga mugihe nk'umuntu akwema kwita baby. Mwara amagambo abwa gase muhungu ari nkawe mucoma arimo kuyabwira wamusubiza gwiki. Debo zifasha icyo umuhanzi. Kirahari cyanake. Ntacyo. Uretse kugutangiza ni nko kudemara imishwi. Yego. Ubwo nsigaye ntanga ingero ku byose ni ku nkoko. Imishwi yakwegera hejuru. Yego. Cyagiye cyo kujya ku isoko nyine. Ni birebire amaji. Ariko rebo ni nziza. Hari n'igihe ugira imana ugahuriramo n'abandi bantu mugahuza imbaraga mugakora ibintu bikaze. Amaji uri umuraperi. Nanjye byarancanze nimba ndiwe. Buretse gace nkumvisha kanone. Yo black away man, hip hop wakoze ni EFB yanjye. Umbabaza umusubiza bukantu uzagaruke hano urebona mu papa akumbara icyo kibazo. Uyizane hip hop wakoze hano tuyumve muri studio. Numva noneho hari n'abandi baraperi benshi cyane tugiye kubaza nuko twagiye tuguhereza for so long. Numva nta hip hop n'umunsi wari nta n'ingoma n'imufite ya hip hop wigeze ukora. Yo bro. Hip hop ngo twari haraniye wowe nande sipaye haraniye nande gufarya. Reka mubwire hip hop nakoze. Yego. Indirimbo yitwa ntaho tuzaca. Iyo ni ya mbere. Hip hop is my life. Nyine yari ukuntu. Yego. Ujyanye n'ibyo yavuze se. Cyangwa se sobanukirwa n'indirimbo nakoranye na Pifla. Yego. Nziza.
kwavuga ko na hip hop wakoze ari we ubwo ubwo rero ntabwo twari turi kuyikora uwo mwayikoranye yavuze ko na hip hop wakoze ubwo ntabwo twari turi kuyikora ubwo nawe na hip hop akora kandi twarakoranye kandi akavuga ko na hip hop ugira hip hop ngo mwarayiharaniye wowe nta ndirimbo ya hip hop ugira ariko uzajya unzanira muri abo bantu mani niba bakazajya banzanira ibyo bintu basi reka kugira ngo urwo rujijo ruve yego ntayo nakoze na Nega igihe yavuze ko nta ndirimbo ya hip hop ababaye babiri ntayo nakoze uretse kuburana gusa narayihembewe yego ufite award ya best hip hop artist nabo bazakwereka zabo dukomeze ibindi mani icyo nuko tukivuyeho icyo twakivuye ese ubundi kuba umuhanzi mumuteka injyana akora kuki bibi ikibazo kudakora hip hop ariko reka mbabwize ukuri yego inzara iri hano hanze reka mbabwize urumva iyi ni award best new artist Salax award tuzaniye best hip hop mwana artist iyi ni iyo muri Salax award kandi nta hip hop nkora ndabizi so ngo abantu bagwaye award bo bite byabo bagwaye award z'ibintu udakora ikibazo Salax award basi se bo bari nomina abo edition ya gatanu abo bari nomina naba nkubeshye iyi ni edition ya gatanu watwaye sinzi nimba hip hop ari ukunywa ibindi bintu ibyo ntago naba nyikora kabisa niba ari ukunywa urumva best hip hop artist edition ya gatanu ntayo nkora wabagwaye ibiro bafite ikibazo ubwo se ari abangaba n'abari kuvuga ibyo bintu bafite ikibazo wabanje gukajana okay ahubwo wowe umisha ufite ikibazo ari abagwaye award ya best hip hop artist ufite ikibazo ni njyewe gute se kuko kandi ntayikora kandi ufite award kandi ntayikora ufite award ariko mwagiye mufata ubwenge bwanyu mukabushyira ku murongo mugatekereza amana ntabwo atekereza kapirote ze bamereje kuva kera wowe nande noneho wowe nande ariko yawe yavuze ngo hip hop ngayihaniye kuva kera kwaza ngo wowe nande nje nabo twari turi kuyikorana wowe na Genge mwari kumwe bataramuhereza amasaha 24 bamukura hanze atarahagera we bino wabikoze atarabizamo ese pifu bamutanze muri game cyane yakuba mugani yaje 2008 byose 2009 none se twatangiye gukora muri 2004 imyaka 5 ahubwo so long yavuze wewe niwe wakayimubwiye yareka tumwihorere aho se debwa kucyo abantu bajye bakunda kushina kutari umuraperi kenshi nuko nta nkuko bafite urumva oye nkuko se tuzibara mu muziki nico kintu rezwi ry'umuziki sinko ngo hip hop ngo n'ubukene ngo yarabiretse yego ajya mu nkoko hip hop yarabiretse ajya muri film yego ibyo nibyo bintu bituma abantu birirwa bavuga ayo magambo but jewe murabizi neza abaraperi bose barabizi nabahaye rugari yego narababwiye ngo kugira ngo ndyame mbyigana nabyuka ibyo mwana narabibabwiye kurara mu buriri udakwiramo bya narara hasi barara bagiye ako n'abaraperi nyanga mufitanye ibibazo bose ntago bakwemera babireka babyihorere mani ese abaraperi batatu bemera ni bande abaraperi batatu mu Rwanda uwa mbere ni Kemo yego Kemo Sabe Green P yego n'uwo bita Bush ubwo Kevin ntago arimo baza turapo ni barimo ba FIFA barimo barajya muri batatu we wabashyiramo we twakubashyiramo mwakuramo abo ngabo uvuze oya yabanje ku giti jewe nkunda Bulldog yego umuraperi mwiza cyane umukundira iki Double Juma ni indirimbo yitajya wibagirwa indirimbo ze zose se suzi nizo kuva ku bwa kera nizo mba ndi kwiyumvira ariko mu ndirimbo ye cyane yitwa Shukurani none uwo nguri kuvuga ngo nago nkora hip hop yego nta amajyabo indirimbo ya P-Froze akabindi k'umurozi yego wowe mutamuzi akoba ko nayo kubomvana ari kuganisha mu burozi se amaji mu bapfu yego buda nababwiye ivutu icyo kigisha ni ntuza ubwo se nyine
ariko urumva wa mugani ko kubitsa igihe mu bapfumu ngo wajya kujya mu bapfumu Nambikure rero. Nambikure. ngo amaji mu bapfumu buda nawe agwa ifoto Iyo niyo hip hop. eh Iyo niyo hip je hip hop ntago nyizi rero uwibwira ko azi ese hip hop ni iki nanjye byarananiye kubisobanura. Hip hop ngo no kurakara. ngo no kuvuga ibintu. Hip hop barayitiranyije ariko byatewe nuko benshi bafite amashuri make yego kugira ngo urumva abatewe benshi ntabwo bize ntabwo bize yego kuko amashuri bakumva ukuntu abaniga bo hanze bari guflowinga n'ibyo bari kuvuga bakabizana mu kinyarwanda bagendeye kuri ritme biri kugendera babyumva gute batarize ujya nuko musique est l'art de combiner les sons d'une manière ngo ushobora kumva n'indirimbo utarimo kumva ariko ugaceza wowe ugahita uvuga ati ibi bintu nanjye nabivuga ukuntu ndi kubyumva kuko uyu muntu yarakaye wenda ari kuvuga ngo muze tujye guhinga muze tujye tworora inkoko undi nawe agahita ati mwabigore dimwe kutiga bigarutse tumvishe icyo bavuze kutiga bigarutsemo gahita avuga ngo hip hop ngo ni umuntu warakaye yego kandi ubwo bivugira gufasha sosiyete twarakaye turi gufata amasuka yego turi korora inkoko nibwo turi kubabwira undi akaza avuga ngo uzagende ngo ubwire ngo ntuzanyinishe ubwire ngo urumva ikibazo kivuye ku masomo make bagahita babifata bakaba ari byo bita hip hop urumva mu Rwanda hip hop ihari mu Rwanda nta hip hop ihari nkurikije ubusobanuro make njyewe nta nubwo ubura njyewe nakunze ko njye ndasobanuza icyo utazura baza njyewe nakuze kumva indirimbo za ba Jarol ba DMX ariko nkareba buriya Bulldog ni umuntu wagiye amfasha yego ni byiza gushira umuntu akiriho avuga ati uyu muniga niwe muntu uri gukubita ingoma za kinyarwanda yego kandi noneho wiga muri kaminuza ahubwo afite n'amasomo afite n'utuntu tw'udutabo basoma yego abastahine yego ahubwo yageze kuwukomaho cyangwa niba mu mwoba cyane ati wansobanuriye uyu muntu ibintu ariko agenda asubiza inyuma amenya ni uyu muntu ari kuvuga ku bigendanye n'iki nanjye nka developer niyo ndirimbo yigeze kwandika wasobanuje Bulldog urupfu wari wayikopiye kuri ino ujya gusobanuza Bulldog hari indirimbo yitwa Dare none nayo ni urupfu agenda asobanura ukuntu umuntu yagiye abivuga ntabwo urupfu urabuzima nyine njyewe mpita nzana slang zanjye yego ariko nyine introduction ayikuye kuri wa wundi ariko Double G nyine ni umuntu wagiye afasha mu bintu bigendanye nubwo ngo yigeze kunyuzamo inshyi ariko ibyo byararangiye umunyeshuri ntakubitwa umunyeshuri arakubitwa ari umuraperi mufitanye bifu ntawe na Negigi byararangiye munagira na bifu na Negigi tujye tuvugisha wabonye radiyo utayishobora bivamo oye namwe mujye mu mwana rizamu tekereza ubu naba ngiye kugira na bifu byagiye za ntebe birangiye bite nabera mwakwemereye byanjye biretse yewe ntabwo nkunda bifu man mu buzima bwanjye nkunda kubaho nimereye neza bya bifu bajye babijyana iyo akaba abaraperi ngo niyo karica ahubwo yabo ushobora kuba utari umuraperi koko sindi we ndabyemera imbere y'abantu ntabwo ndi umuraperi umuntu umuhinzi mworozi ni umusani muhinzi mworozi kariyeri itari ubuhinzi n'ubworozi kariyeri itari umuhinzi n'umworozi ukora iki jewe mfite ibintu byinshi nkora amana uranamamariza B1 brand ambassador Guru Jama ku isi hose dore yarakwakije samusange urumva ubona ko ibintu byose byahindutse byose kandi ubikora n'ubundi muri bya bindi wakoze kera kandi ntago ndapfa sindi umuraperi uri n'umukene hari igipangu marakinjiyemo fata kano kabanza gato nabonye nigeze kubona lista y'uko uyoboye abakene ndaseka yego urabayoboye koko se ahubwo mumbwire gurupe yacu
ko ndadimini ko batazamo abakene none se ubwo yiyoboye gute barahinduye se yankuye kunoza ese yakayoboye abakene yayoboye abasinzi ibi nawe yabivanga none se iyo gurupe abandi washyiramo ni nk'abandi y'abakene abakeneye ubundi se babipimira yakurikiyeho isi yose uraziyoboye sinzi uwo muntu ikintu umupfa uyoboye iy'abakene uyoboye n'iy'abatarize iy'aborozi ntabwo yazamo kandi ari umukene izi nkoko uraziragiye umuntu ufite inkoko magana angahe bagushyira kuri lisite y'abakene gusa nanjye reka nkore lisite y'ibigori yego iyo cano yitwa nuko nitwe cyane twari kuba tuyireba ntabwo niba ukuntu akitwa nanjye ako byanditsemo hano nabibona cano y'ibigori reka nareke bo twareke bo turebe abahanzi b'abakene yaratambwiye ukuntu yitwa abahanzi b'abakene n'izi nkoko ufite abahanzi b'abakene top 10 dore abahanzi 10 bakennye mu Rwanda ubukene bamereye nabi ngo ubukene bamereye nabi cyane yitwa Fanizo Fire Entertainment ubwo ko muri ariko barimo hariho witwa Gisupusupu hariho Negeji hariho Juno Kizigenza hariho witwa Gisa Kinganzo ariko ninjye uri hejuru wowe nyine wana nyine wowe uri kuri Tamuneri nyine niwe uyoboye Tamuneri hariho Fireman hariho Paxson aho siko muri abaraperi barimo gusa araperi no umuraperi ndabona harimo abaraperi baribo benshi na Social Mura n'uyu witwa uriya witwa iki uyu mwanzo uyu witwa ngo cyari inde uyu witwa ngo iki Afrique nawe arimo mu bakene ashingiye ku ki akombisi cyagendeyeho ariko iri tangazamakuru ryajemo ibintu ririmo mwanda uruganda rurimo mwanda yitwa Fanizo Fire Entertainment uyoboye abakene uramuzamuye ubu ngubu tumutereye dore abahanzi 5 bafite inzu nziza ariko se yungu nawe kushaka kuba karwaye mu mutwe yagaruyemo Gisupusupu kandi yari yamushyize mu bakene iyo umwana ava kuri uwo muntu twamuvuyeho none se abantu bumvisha bakwita umukene wifata ute biranshimisha maranira uri proud y'ubukene bwawe babibonye kuri umukene babibonye yego reka njye kwa Rujama phone shop nzane telefone yego reka njye kuri B1 Gini namamaze yego wenda byaza tumuva mu bukene ni motivation kubwira ko umukene n'ubutano bwanyu mwazanye mukabukora mbufata nka zero ndakennye none se umfashije iki nimba ubona ko abibwiye abantu ngo bagufashe nimero zanjye ni 0788 400 519 ngaho nashireho keraho ikisi n'ubu nana mega afite arantu mu ya prodingisha iki nta mega babandi bajya kwicara inyuma y'ibipangu se umukozi wo mu rugo yaramuhaye password akavuga ati ariko utamvuzeho ntago warya biragoye muri aba bantu batoye bari kuzamura amacano utavuze ku bahanzi se warya biragoye Bruce Melody The Ben Amaji turi mu bantu bagaburira abantu hano hanze ariko ufite indirimbo ushaka kwishyiramo umuhanzi hagati ya Bruce Melody na The Ben washyiramo nde abashyiramo bo oya hajyamo indirimbo ni umuntu umwe ugomba gukora chorus The Ben na Melody ashyiramo The Ben kubera kuko Melody we twarakoranye kandi sindakorana na Ben niyo criteria nyine wagendera si ubuhanga si ubuhanga bose ni abahanga ariko nahitamo yego nyuma y'ibishingwe Nyagasambu yaje iraje sha ugeze he ikabuga 19 riraremo iriho indirimbo zingahe indirimbo 10 indirimbo yagukomye kuri album ni iyihe aksiga mu ishuka niyo ndirimbo wari kodinze ukavuga uti wenda ntago abantu bazayikunda nkuko nyikunda ariko indirimbo ifite igisobanuro cyinshi cyane ku bantu benshi cyane ifite inyigisho kandi nayitekerejeho cyane wayanditse uri mu yihe modo
hari ahantu ihuriye nawe inkuru yawe. oya hari ibintu nagiye numva ndavuga atari ko ibintu birimo inspiration nabikoraho. Accident mu ishoka ubwo ni ibiberamo nyine accident ariko yego umuntu apfiramo se abantu bavuga ngo yapfurwa ikirago aba yiroca agapfa urw'ikirago ariko nawe umeze rute Emi uremera ko umuntu ashobora kugira accident mu ishoka? Emi rero ibyo arimo kuvuga si byo uvuga. Uyu wari mama kuba ushobora gutwara inda utateguye ngo ni accident yo mu ishoka kandi wagiye mubizi rero uzakamo gukoresha agakingirizo ntabwo umuntu bamugonze muri kaburimbo ntabwo agiye atwaye. oya ntabwo babizi ahubwo cyangwa se ariko nabazagize izindi ngero uri kubaga noza mucoma uri umutinganyi nturi umutinganyi ni ibintu bibi wamubaza ako ukunda abatinganyi jewe bari he kandi uwo mucoma ngo ari we na Semungu yemera ko ari we ubwo turavuga ababyemera bandi ntabwo tubavuga ahubwo hagati ya mucoma na Semungu waterukanye hari ibibazo mu bindi none se ukunda abatinganyi bakundira iki ndakubaje ariko reba Hakizimana mani yego ubwo ntabwo kiri amake ni amani yakundanye na Emi yego yansohokanye imwe musomana nyawe uretse ko ucyongeyeho nyawe wari uvuzemo iyo urekera wenda ni n'uriya wundi hari ibintu bitumvikana biba bitavugitse ngo twababonye yamusohokanye twabafashe amafoto basomana iyo video ariko ubu ngubu agira ngo hari umuntu wari ubizi ko ziriya video za mucoma zihari wigize nka gutya ejo tukabona umuhungu agutaye hanze urimo umusaba ngo niba ngo mupure ntibazizane hakiri kare wowe ukoresha ijisho ryawe mu mboni yawe hagati ya Semuhungu na mucoma indi wakitinga nk'umugabo ntumva amajwi yego ntumva guteka ingashawa yego ntumva umubebe yego Eric Sheri agatebo kamwe bose kimwe ibyo bari bari kuganira ariko rero cyane n'umutinganya mu kiganiro winkura wawe oya muri kugenda mudutungura muri kudutungura nawe ushobora gusanga utunguranye yego oya winkoraho ntabwo bitunkoraho yego umuntu ari wizeye ariko mugari ndibuka ko ari bigari mwagiye mukorana na mucoma mbona mwegeranye mana yanjye uzi ko mucoma nawe ibigano mwajyaga mukorana na mwahuje urugwiro kumbi yari ari kugutereka najyaga mbona ukuntu mwishimanye wabona azaca y'imbogisi kuko rero yambona ikiganiro cyawe na mucoma nkabona mbimenyeje ubundi mana ubwo nabyumvise no ijwi nkari kwedura yego kugira ngo niba ari we se kumva ni kwa kundi yego uri guteka ingasha wamaye watabizi warangije mani mucoma yaragutengushye ntuzongere urumva kunyegera nimba ari uko bimeze adubra namuteganya bagutereta kuri izi mbuga nkoranyambaga yabagushije ishyano akwandikira atangira akubwira ati bimeze bite ubwo se akatangira ngo uvuge wenda uri we oya sinzi uko batangira ko sindi ahubwo wenda n'urugero wowe tuvuge wowe uri we watangira ute watangira ute tuvuge kuri we ariko njyewe ndimo nagarura video inyuma ngara kuntu mucoma ajya gukoraho nkabona ashobora kuba uri tayipuye mucoma wanunguye mwana nimba ari ugutwikira indirimbo ushobora kuba wabitwitse nabi indirimbo kandi rero yasohotse batwika indirimbo se yasohotse ririya nijwe ariko Semungu ntabwo ajya atwika hari n'undi yigeze gutaza mu minsi yashize ntabwo ajya atwika ngo abitse ibimenyetso
Emi witonde. aho dubona nta muntu bikira ibimenyetso Jewe. Simbi ibimenyetso byo njye ndi umushinjacyaha. kandi uzi Semungu we niwe kandi uvuze ko abibitse Umushinjacyaha ku mbuga nkoranyambaga. Ariko si ubundi ni icyaha gutinda. kuki utabikora Ese ubu nta bantu batanywa inzoga. barahari Nose ko batazi. Ibyo umutinganyi ariko ngo biba biriyongera mu gitondo mubyutse mukumva ngo Dora Magi n'umu boyfriend yego ko bitavugitse wa ntago bivugitse je ndi umu baby akamina warashinyagura wana ko kamaze uyu muntu waba yaneretse yaba yahiye kubera iki ntago wamuha keya akwamugana rero bitavugitse rero amajingo ari azo wamugana je ndi baby abuze yazo biganiro mu bikure inzoga ni baby inzoga ni amaji ni baby ariko mugihe nk'umuntu akwema kwita baby mwari amagambo ahabwa agasemuhungu ari nkawe mucoma arimo kuyabwira wamusubiza ngo iki turutoga no ku musozo nyine wakure wamusubiza ngo iki ambwiye ngo iki baby none se wamaye video kinyabupfura ye wamusubiza ngo iki turi muri iyo situation kandi urumva ko hari igihe umuntu wumva kumvuga ko n'ukuntu umucoma ijwi ryari rimeze akabona yari mu bihe bikomeye kubera ko ntakunda kuvuga ku babyeyi cyane b'abantu yego ariko niba waruganye waruganye mu babyeyi ndyama ko nta musore muri hano indi niyo twarana naba nashyizemo akamari wabashyizemo ipera wabashyizemo ipera Jay ngo yagiye gusura Semungu ugashyiramo ipera mureke ibyo bintu ntanabitekereza n'undi muntu udukurikiye hano icyo gitekerezo yego uri kubitekereza akoze umuntu arakubita amaji worora inkoko ndashaka gushyiramo inkoko 5,000 banze ngumene inkoko zawe wenda n'urugero zose zapfuye kandi business y'inkoko ni business ukunda uzi ko Semungu arakugendereye arakubwira ati baby uyu mushinga ndakumeneramo namubwira ngo genda uyazane mu gikapu nta kiba oya nabikubwira ateretse aho dore ibiceri ngibi birateretse arahari dore nkaba mfite urusenda rw'ifu n'urwenya ibyo ni ibintu by'ibanze yego oya wowe ntabyo kwirwanirira urabyemera cyangwa ubireke n'umwanda bro ngira ibiganiro man n'umwanda azubona biterwa n'iki byiyongera kuki njyewe ntago mbizi ibyo bintu nzajya mvuga ibyo ako Bibiliya tubwira ko na Sodomu na Gomora ari byatumye isi irimbuka ubu isi ntiyabigiye kurimbuka wowe wabihindura isi ntiyabigiye kurimbuka se ariko wumvishe ko mu mahano nabiririmbyemo yego birimo nyine reka batingane ko bafite umwanya byose biterwa n'umwanya se cyane ubukene ubu se abantu bose batingana n'abakene bose baratingana mu mahano birimo kandi inyoboye urutonde rw'abakene mu mahano birimo saba mwana rero ariko bwira abantu album yasohoka ryari ndacyari kubitekerezaho biraterwa na producer wanjye igihe ambwirira ko yarangije yego n'aba producer bagiye batandukanye ariko ubu niwe uzirangiza ni nawe ukora mastering ntabwo ujya kwa Bobo Pro the mix yo banjyanyije we ntabwo urijyana kwa Bob kubera iki ntabwo umwemera ndamwemera ariko none si bwo nkubwire ngo iki ntabwo nyine urajya kwa Bob kuki utajyayo ni itegeko oya si itegeko rw'abanzi benshi numva bajya kuvuga gukora nibiba ngombwa nzajyayo cyane uko ahenda oya nibiba ngombwa nzajyayo bivuze ko kuri Nyagasambu ni move wayikozeho nande no bita trust me uramuzi nawe nzi no kuri kose pese kwa kundi bavuze ngo Brown simuzi n'uwo muntu n'ubwa mbere mwumvishe yitwa indirimbo surayizi yanjye yitwa nk'iki na jingo yayo irimo suzi mu mahano se
ahubwo nakwita kuri Jingo koko numva ubutumwa Jingo yasi cyane yitwa Traxler oya Traxler wenda muzi yitwa wowe uyumve uramwumvamo yego ubwo ni move no mutipe wundi nande Evidex wenda muzi oya ndamuzi usubwa oya tuzanye ko naganze ndamubona ndanamwumva simuzi rya jambo nasanze rikomeye abantu bajya bagitiranya kuba ngo umuntu azundi Uramuzi Emi ndamubona kuko sinakomeza ko tuziranye cyo gusanga nawe atanze nawe mbona kuko nasanze kuba ngo umuntu azundi ni ibintu binini kuko umuntu wamugana umuntu ni mugari bro umuntu ni mugari umuntu mubana imyaka 10 umwana atari wawe kandi ari umugabo n'umugore umuntu usanga ahubwo uvukana n'abana mutavuka kandi uzikana abavandimwe n'abantu ni petit frère kazaba inama y'umuryango ngo buriya ngo wowe ngo yibeshaga kuri nuzi ibintu biba no ukuntu mara n'inda nizo ni ukuntu bakaze abaturage yego ariko ngo narabibonaga yego kuko utabimubwiye nabyo no ubugome nako nanjye nabona gatari imishusho nabona gatari imishusho ya mani the boy cyo cyane matwisoreza yago yavuze ko nta kibazo mwagiranye ntacyo wamusabaga imbabazi zi uba witwikira arazimusabuye nese wari ubitekerejeho nyine usanga wari uyobye nawe n'ibyaga undi baratekereje ndavuga se umuntu musabye imbabazi ariko kubera ko twigeze kugera naho utuntu tw'udukomfuri bitewe yavuze nyine ntago ari ikibazo gikomeye utuntu turaho ni utuntu two kuvuga ngo wenda nabisobanuye hariko yego twagombaga gushutinga aza kugenda turaburana amereza condition nanjye numva ntago nzishoboye ariko ntago ari ikibazo yego si ikibazo rero nasanze niyo mva wisuze musabura ako se bintu bivuga aba witwikira wishakira utuntu dutrendinga mbazi ngumusabye mbazi unaze musabuye bitavugitse ubwo se kubivuze bimeze gute bivuzera icyo wamenye icyo bishatse kuvuga nuko ugenekereza nkuko bavuze ko abantu bajya mu ndirimbo z'amahanga bakajya bagenekereza mwakoze cyane kudukurikira Ama G The Black official YouTube channel ye iri ndirimbo yitwa Amahano niheruka urumva ni indirimbo yiberemo umusambi yiberemo ikirimo art kabisa akibyo channel washaka izindi bagiye bazitwara se n'ubundi wagiye channel nibagiye bazukwibuka ukazikira hari izo wagiye uvuga ngo barazibye ko barazigurishije yanazigurishaga ariko bazigaruye nta muntu urakwiba cyane ngo wongere uyitunge kuko abayifite access uyigurisha uyivuze niba rero bayijyanye ntabwo yukureba Ama G The Black yakoze cyane kutuganiriza Santana The Black ubwo reka tuzasubira ubutaha mwakoze cyane kudukurikira ibihorero byacu birakomeza amahoro Imana wane namwe